aya basi ni DMC Studios bakuzaniye Imanzi Movies ishyize mu ruhare kugira film kugira 5/5. Mwibutsa yuko Imanzi Movies muri iyi minsi iri kudukorera byose bishoboka. Ukeneye gukina filime, ukeneye kwandika filime, cyangwa se nawe uyifite wanditse wahobagiye wabuze aho uyironchingira ngaho ni muri DMC Studio mu Imanzi Movies. Uze bagufasha bakwereka uko bigenda, ari ukuyikina no kuyikinisha byose barabikora. Nibo batuzane rero kiswe ngwiki Des Forest, shyamba ry'urupfu. Ni shyamba ry'urupfu harimo abameze gutyo. Filime turayitangiye. Ndakwibutsa yuko ari DMC ikomeje tuzanira. Iyi ni episode ya mbere dutangiye. Ni wacu mu Rwanda urumva. Utabibona gutyo ukagira ngo turi muri za Pakistan cyangwa se Afghanistan. Ni wacu. Tutangiranye n'uri masongora ibiti. Uko asongora ibiti ntugire ngo nibifite gahunda n'icyo bigomba gukora. Batwereka undi hakuno. Shyamba turirimo. Gusa turimo twese. Naco numvara. Ibintu bineri wanje. Bibari ibibazo. Ni Wigo wabo. Wigo arimo aratyaza ibiti. Arabisongora ngo gwinururi. Tugaruka kundi hano baragenda batwereka impande zitandukanye mu ishyamba. Nituramenya ngo bimeze bite. Gusa icyo twamenye ni izina rya filime. Ni ishyamba ry'urupfu. Shyamba nk'iri nyaboneka nirimenyerwa. Songora ibiti warakomeje. Ni icyuma cye. Ngayo nguko. Shyamba ririmo urenze umwe. Ko baragenda batwereka impande zombi. Bose bari mu ishyamba. Wigo acaho. Hakuno harura hafite n'imbunda. Ibintu bishobora kuza kutoroha ku mbunda nk'izi. Kurayo telefone. This Dimples. Wahandi nahagize pe. Ndabona nta kintu kiri muri shyamba, nta kintu kirimo kabisa. Ni mwakwiri. Amuntu utamba ntacyo. Ni nakigenda kabisa. Shyamba karimo wapi. Nta kazi karimo ishyamba rirahuzagurika abantu. Dimples. Twamagaye Dimples. Mikore ntayo, ishyamba riratuje. Ishyamba riratuje kabisa. Okay. Sawa. Bas. Hahamagaye witwa Dimples. Tutaramenya ninde. Gusa baramubwira yuko ishyamba riri nta kintu kirimo. Akazi nako nakaye kazi katurori. Aya bas. Turacyakomeje kuba mu ishyamba. Gusa Dimples tumuhaye report ivuga iti ishyamba nta kintu kirimo. Ni byoroshye. Imanzi Movies ibyo batuzane noneho byo birarenze. Ariko subundi yakomeje guhamagara. Waje ukansanga mu ndani tukagira utuntu twikorera. Byaba ari byo byiza ukansanga no gusa tukabikanga. Nuko. Sawa. Cyane. Hamagaye mugenzi we asa musange mu ishyamba rwose bagira icyo bikorera. Aza musange. Rwanda ni rwiza mana yanjye. Komeza uruhu umugisha tuvaho twigarukira aha. Ari waruraho. Ayo ngo. Sawa mami. Bindi se ntabwo ndabizana ariko ndabona ngiye gusoza kwitegura ndahita ngenda. Ego ndahita ngenda nciye hafi ku buryo bari busange nabihagejeje rwose. Mami reka ngire vuba ndi kubona nari nsoje kwambara inkweto ndahita nkinga ngende.
impamvu natinze narinzwe n'ubundi ndi buce ya nzira ya hafi ndahita nirukanka barasanga byahageze kare mami rwose ivyo nta kibazo ndabitunganya neza ntabwo ndi bugukoze isoni sawa merci ayo nguko mama ibyo yadutumye bigomba kuza kandi bikazira igihe twigarukira mu ishyamba Dimpozi yahamagawe baze bagire n'ibyo biganiraho hano babe bahuza gahunda ku yindi mweto barafunga abasore umukobwa yafashe amazi yo kunywa ajya kuzana ibyo mama ashaka mama kandi ibyo ashaka bigomba kuhagirira igihe mu gihe ashaka twigarukira ku basore bacu mu ishyamba genda baganira gace gace ishyamba nk'iri ry'inzitane rwose udapfa gucamo uko wiboneye ngaho umwana yafashe urugendo yabwiye mama yuko aciza hafi akabanguka ni ukuraswayo nta kujyayo ukwihuta bishoboka nyamara icyo atazi yuko harimo agana nkurikije ishyamba mbonye imbere rwose riri ishyamba ritoroshye kandi aribwira mama ati ndaciza hafi buri yuko inzira za hafi burya zihura n'ibibazo kuko zikunze kuba zirimo ibintu rwose bitari byiza mpamvu byaboneka burya bishoboka twakwirinda tugaca ahagaragara ahatagaragara dore ko biba bitoroshye dore ngaramanuka ishyamba ibintu bitari byiza na gato ayo nguko umvira amajwi yiberayo ama inka data mukobwa amanutseyo numvira bibere mu ishyamba bibere mu ishyamba hano ibyoroshye umenya Dimpozi yaje aho ushaka jya wambwira hafi gutyo wabwiye nande hano nkaha bigutyo wabwiye nande ura n'ibihumbi 50 byibuse uko bikuna handi twakuriraga ibaze no kubona 50 ni ikibazo mbese bamwana ahantu kamubwira uriya ni n'amakuru ufite umva bro ahantu hararinze uriya ahantu uri kwivugishwa ayo magambo ngo nta kintu kindi akazi kararisha ahantu hari ubutunzi utabasha hano hantu rwose hari akazi gusa ngiye mubwiye cyakoze amakuru mfite ahantu bro ahantu hari abantu baturenze pe ku bushobozi bwacu gusa natwe uko twifite ntabwo baza badukanga ahubwo wowe ahubwo tayari muri kutuntu twikoreye tuhakari tayari ibyo tayari mwana ngiye mbona ndi tayari kabisa banzanye ibyo uri kumvira ko ntabyo ndi kubona urambwira akazi hano nako mbona wo kumbe haruraha wigo nawe mu ishyamba aracyakomeje agahigo ke kumena amaraso abo banyoteye kumena amaraso numvira nawe ibi ntabwo ndi kubibona kibazo nyiri ko duhitana tumuhitana ikindi urabizi ko twiyemeje kurya tutakoze abagabo biyemeje kurya batakoze sha twakoze ibintu bibi cyane amaraso ahubwo akazi karere tugakore byacu ni ukumena amaraso byumva neza cyane ndakumva sha ufite akazi siko nkaho uri kwitwara naho ukijemo vuba kandi ugasaziyemo nkanjya wewe wikwigira umurezi mwana akazi kari ahangaha nturi mushya muri ko urumva yandi mabi ugasaziyemo kuko hano kandi kiriho turi hano mw'iri shyamba aha turi mw'iri shyamba bameze nk'aho harimo abandi bicanyi bameze nkatwe urumva meza mufitiye nuko aho niyo makuru mabi nari ngufitiye ameza hari rero kandi abantu imizigo hano irahaca ntabwo bazi ko duhari gusa ni icyo kwikandagira hano ntacyo kwikanga tugomba gukora akazi nta kibazo aho iby'abicanyi bo bari muri iri shyamba natwe turabica kabisa iby'abicanyi bari natwe turi abandi bafite ibintu byabo twubaka icyo dukeneye abafite imizigo bana aya ni yamabandisha amwe tunyuraho akaturangiza wowe caranca hano urumva ubwo icyo turi bubone turahurizamo naho ubwo twitambika naho urabyumva turatumura umurezi kumbi nyamukobwa n'iryo shyamba rimana aracamo icyo atazi basore barimo baragambana bakeneye kumena amaraso ibaza umwana wacu rero sasa mama yamutumye ishyamba rimacamo
ririmo abicanyi n'amabandi rirenze rimwe. Nawe undebere ubyirika ibintu nk'ibi tubyirinde, nta keza kabyo. Ari uyu ugenda wenyine mu ishyamba nk'iri, ari urubyiruko ruririmo, nta keza kabyo. Ibyo bintu kugusangamo rwose do intara ahantu hose ibiri nyumvira inarira mu matwara ya ntago ibishaka yo kware mbwebwe zigeramo kabisa. aba ariyo mpamvu nanjye rero mu matwara y'intare nta mbwebwe hacacana sha, nta pusi nshaka kwigeramo, nta mpyisi igomba gucaho, bakubishyiramo imishibuka ku buryo imishibuka iraha n'uwaza aje gukora iki wese irajyamo ku buryo watambuka wese itafatwa, arafatwa abaye rambo. Buri intare ni mbwebwe mu ishyamba nitwo tuntu tuzirana bya hatari, kuko aho intare iri hafi aho ni mbwebwe ibihari. Intare ifata umuhigo imbwebwe zikawuyitesha kugira ngo ubyumve, ukamenya ko imbwebwe zitoroshye. Intare yacu rero aha iteze umutego, ubwo imbwebwe icaracara irahura n'ibibazo. Wigo yaranutse arenga guhumura. Mugabo yakoze icyitwa gatuza n'akaboko. Ariko n'amaguru nasanze ngo bayakora da byose muri gimu birakorwa, bajye bubaka. Twigarukira ibintu nk'ibi urubyiruko mubyirinde, gukora udutsiko nk'utu n'akeza kabyo. Polisi yarahagurutse nayo ndayizeye irakora akazi. Wigaraho uyu munsi arabwirirwa ati umuzigo habuze kanishyuza imbogo. Uzabitese ku mwana bari kunubura gukina nanjye buri minsi yose n'imitambutse kuva nagutuma ntabwo uranzanira ibyanjye wagira ngo bigende njyewe ngutume umuzigo ubundi w'ikintu ari kubukoresha uno munsi, ari kwifatira umuntu nyine kugeza amagingo aya ngaya ntiranzanira umuzigo. Hari igihe wabunzanira akaba wenda ukoresha si ubundi uzana ubundi umuzigo utabuzana sha, niba ari uburozi niba ari ubuki warabuyobeje cyangwa sha nambiye mureshe kiwanani yanjye buvuye hasi ni hejuru, shyiramo kiwani yanjye yagunze nkwereke urenze amasaha 24. Okay, nari sawa ko nanjye ndagutegereje. Wibeshye niwaza cyangwa uze mbukweseyeho sha ngo barabona bikini rukuze buzanye akabari bubungwa mbere. Twigarukiraho nabo bashonje rwose hano ngo barya batakoze. Basore nk'aba barira amaboko ngo ni ukwica gusa no kwiba nta kindi kibabesheje mw'iri shyamba, bintu bitari byiza na gato. Ushaka akazi mukore. Turi mu ishyamba riteye gutyo, umukobwa arakomeje nyamara icyo atazi ko ishyamba arimo ari ishyamba ritoroshye, ishyamba ribi cyane. Wigo wabo ndabona cyangwa ndimo ndarota, uriya ni umuzigo ukambakamba cyangwa ibiryo ntibibonetse ra birimo biratambuka ibiryo, kandi uko bigenda ntabwo bizi yuko hari ushaka kubirya. Aya basi iki cyuma kirakora akazi to, umukobwa icyo atazi ko yagatambutse hano imbwa zitangira kumuka. Imbwa zitangira kumuka nyamara sha buryo wumva imbwa imoka ntukagira ngo imokera ubusa, bifite icyo yikanze. Bandi ku ruhande aha ziri kumoka. Okay, kanze nanjye natake zitananga umuhigo. Kazi hano karakorwa kazi hano karakorwa. Yashubijemo agapira hano, cyongeye cyo kujya ku kazi.
ndakwibutsa yuko ari episode ya mbere kuri Forest, Death Forest, shyamba ry'urupfu. Iyi ni episode ya mbere. Abasore hano babundi muhigo, reka baze babuhurire wowe na Wigo. Biragenda gute? Ni Death Forest. Nuci ku gice gikurikira ndakwibutsa yuko ari Imanzi Movies bakomeje bakuzanira subscribe na sharing, nibyo bikenewe cyane kuruta ibindi. DMC Studio, Imanzi Movies bakomeje bakuzanira. Nje wumva kuri microphone ya RM Production, utazacikwa kuko filime tuzayitangira na turinde tunayisozanya. Nucikwe rero, wibutsa yuko ukeneye gukoresha filime, ukeneye kwandikisha filime, ufite wanditse yaheze mu makayi, yizane nayo tuyisohore. Urumva? Ariko byiza wazuje kwikinisha kugira ngo nawe utere imbere, tutagutanga iterambere natwe twagezeho. Aya basi.